Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kuza ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ukeneye kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo dusoza umwaka dufite ibyangombwa. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw kagera ku rubuga rurabigufashamo, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo dufite ibisubizo 4, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, akayira k'abanyamaguru na C, aho abanyamaguru bambukira ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona izo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo ziriya modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano rero harimo umunyamaguru, niyo mpamvu duhisemo A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ubonye ibyapa biri kugora, so kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College urebe video nawe ukoreye ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagendera kuwe muvuduko. Ese wagendera kuwe muvuduko ugeze ahantu mu nsisiro, urenze mu nsisiro usanze hari bino byapa bibiri biri kukubwira ko hari irangira ry'imirimo. Ese wagenda ku muvuduko ungana ute? Hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe. A, kilometero 70 mu saha. B, kilometero 50 mu saha. C, kilometero 40 mu saha. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo kilometero 80 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D, wagendera kuri kilometero 80 mu saha. Kubera iki? Ugeze ahantu mu nsisiro uhasanga ibyapa bibiri biri kukubwira ko hari irangira ry'imirimo. Niba hari irangira ry'imirimo mu muhanda nta kibazo gihari, ubwo hameze neza. Rero ugenda ku muvuduko munini, ugenda kuri kilometero 80 mu saha. Ibintu bya kilometero naka mu saha, ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugendera mu saha, ntuzabigireho ikibazo. Ukeneye kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 tugusabire kode nziza, tunakwigisha n'ugerwaho uzakorera imwe utsinda. Dusoza umwaka dufite ibyangombwa, dore ko kode barazifunga ejo bundi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni icy'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cya cy'itara ry'umuhondo rimyatsa. Ese wakwitwara ute? Ese wakora iki? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B, mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
handitse kuri nta kindi ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Kubera iki? Kubera ko bikunda kuba ari biriya binyabiziga ndakumirwa, ni za ambulance cyangwa se n'ibindi binyabiziga ndakumirwa. Rero ugabanya umuvuduko witegura guhagarara ugatanga inzira. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusukirana ku gapapuro. Rero wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kwitoza gukoresha igihe neza kugira ngo nugerwaho igihe ntikizakubana ikibazo, jya muri comment ya mbere harimo link yakugeza ku rubuga, urasanga ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga, udepashijwe n'ikindi kinyabiziga niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. B, kujya iburyo. C, kujya ibumoso. D, kongera umuvuduko. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki ko bamaze kugitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe unyuze ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, biriya biba byabateza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu baba mugomba kwitonda. Umuyobozi w'ikinyabiziga wabona kunyuzeho ugakomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko, kubera ko abagiye kukunyuraho akoresheje uruhande rw'ibumoso. Rero kugira ngo ahite agaruka mu ruhande rw'iburyo bitamugoye adateje ibyago, umuha inzira ukagabanya umuvuduko cyangwa se ugakomezanya umuvuduko wari ufite. Ndakeka ko hano waramusitamo A, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari isoki kuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Bino binyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibuza ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ubwo nibavuga hano kuri B ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje ibiro 3500, nabyo nta kintu bazaba bahinduye kubera ko toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Kuvuga ngo toni 3.5 no ngo ibiro 3500, ibyo byose aba ari kimwe. Na bino binyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha turi kubigisha gutwara, bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ndakeka ko rero waramusitamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Niba kubaza bahinduye bashyizeho ngo rimwe mu mwaka, uzavuge ko nta gisozi kuri kirimo. Ndabizi icyo kibazo bajya bakibaza, bakavuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka, bakaguhereza ikibazo kimeze gutya. Uzahita uvuga ko nta gisozi kuri kirimo kuko bino bikorerwa isuzumwa mu mezi 6. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Aho mugomba kunyura rero hari ibyapa bashyiraho. Ese biba bifite ubuso bw'amabara asate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, ubururu. B, umweru. C, umutuku. D, nta gisozi kuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Bakoresha ibyapa bifite ubuso bw'ubururu kuko bakoresha ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka biba biri kukubwira ngo icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, icyerekezo gitegetswe no gukata ibumoso gusa bitewe naho bayobereje umuhanda. Rero biriya byapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu nibwo bari batubajije, n'ibirango by'umweru.
iyo badakoresheje ibyo byapa bitegeka bakoresha n'ubundi kiriya cyapa kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. N'ubundi hano hari hatubajije ku buso, urumva ko ari ubururu. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Abashobora gusimburwa n'ayahe matara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, amatara magufi. B, amatara ndangaburumbarare. C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Abashobora gusimburwa n'ayahe matara? Niso cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ese waramuzamo C? Ese waramuzkandika ku papuro? Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ariko kode no gukora kugeza tariki 24 z'ukwa 12. Ushaka gusoza umwaka ufite ibyangombwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 mufashe kubona kode nanakwigisha ujye mu kizamu ukorera imwe uhita utsinda usoza umwaka ufite ibyangombwa. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande enye? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo twadusize ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Mu gihe kuri D kuvuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa cyitegereze neza urebe uyu muhanda wari ushamikiyeho, dore ugarukira mu buso. Impamvu bagishyiraho kugira ngo utaburi kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona hari umuhanda ushamikiye ku muhanda warimo, ugahita uvuga ati mbonye umuhanda w'ubusamo, wagera imbere ukabona ntukomeza. Bashyiraho rero kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga kugira ngo kikubwiye ko umuhanda giteyeho mu ntangira udakomeza. Ndakeka ko waramuzamo B, ndizera ko waramutse kandika ku papuro. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College urebira video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp ni 0789351626 nyiguhe iyo video mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi online igihe cyose. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranije mu butumwa nishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga berekeranyije bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500 biba bigomba kugabanywamo amatsinda. Ese iryo tsinda bigomba kuba ritonze umurongo utarengeje ibipimo bingana bite? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, utarengeje metero 50. B, utarengeje metero 100. C, utarengeje metero 150. Mu gihe kuri D kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyembwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro.
hano izo cy'ukuri nta kindi ni A utarengeje metero 50. Iyo ibinyabiziga byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda, itsinda riri imbere iriri inyuma, iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ridatonze umurongo urengeje metero 50. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, uriya mwanya uba uri hagati nawo byibura uba ugomba kungana na metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 ntibijya bigabanywamo amatsinda, byo ntibikurikiza iri tegeko. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko niba kubaza ngo noneho ni ibihe binyabiziga bidakurikiza iri tegeko, uzahita umenya ko hari ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? A metero 200, B metero 250, C metero 300, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko zino nzira za gari ya moshi bazerekana bakoresha amatara yaka urumuri rutukura. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko ziriya nzira za gari ya moshi hari imihanda myinshi igenda yambukiranya ziriya nzira za gari ya moshi, kubera ko ziriya nzira za gari ya moshi zifata ubuso bunini. Rero nk'igihe gari ya moshi igiye gutambuka bakoresha nk'amatara yaka urumuri rutukura. Iyo ugeze munsi y'uruzitiro ugasanga rurafunguye ariko ugasanga iri kwaka amatara y'umutuku agenda amyatsa, umenya ko gari ya moshi igiye gutambuka, ugahagarara munsi y'urwo ruzitiro kugeza itambutse, kubera ko gari ya moshi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Muri make hano impamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo ni uko zino nzira za gari ya moshi bazerekana bakoresheje amatara, niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ko bavuze hano ngo ibyapa byerekana kandi bakoresha amatara. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande 3, wajya mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Wenda utwaye ikamyo cyangwa se utwaye imodoka isanzwe igupfiriyeho uri mu muhanda, ese ufite kiriya cyapa kibura cya mpande 3, ese wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Ko ntiwagiterura mu muhanda, agushyiraho icyapa kibura cya mpande 3 kugira ngo uburire abagenzi cyangwa abayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa hakiri kare ko mu muhanda hari icyago. None ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A metero 5, B metero 25, C metero 45, D metero 100. Ese wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze niwe ushyira kino cyapa kiburira cya mpande 3 kugira ngo uburire abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagusanga bamenye ko mu muhanda hari icyago. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode nziza, tunaguhugure ugendweho ukorere mu itsinda dusoza umwaka dufite ibyangombwa. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Murabizi bino bintu bikunda kubaho, ukabona umuyobozi yavuye ku pikipiki ari kuyisunika, ese abagomba gufatwa nkande? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A umunyamaguru, B umuyobozi w'ikinyabiziga, C umugenzi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo
A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umunyamaguru na B umuyobozi w'ikinyabiziga bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo ikinyabiziga cye cyamupfiriyeho, uba ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa ameze atya namaze kubibakorera iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Kugira ngo ujye ubona amasomo yose nshyiraho, kanda subscribe hasi. Wabona ayo masomo utari kuyibona ukanyandikira kuri WhatsApp nkaguhereza izo video kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa gaciro ibya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A feri yo guhagarara umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara. Mu gihe kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iyo feri ni iya igiso cy'ukuri nta kindi ni A feri yo guhagarara umwanya munini. Batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo, icyo kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ye feri yo guhagarara umwanya munini. Noneho feri y'urugendo ni ya yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe nyabwo kandi bubangutse, imodoka yaba iri kumanuka cyangwa se yaba iri ahantu haterera. Noneho feri yo gutabara ni ya yindi ikoreshwa igihe feri idakora neza. Nibyo bibazo bitatu babazaho, uko bazabikubaza ndizera ko uzahita ubikora kubera ko mbabikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urakeka igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo. Ahantu uri gukosora kino kizamini niba uri hafi y'imodoka, reba urahita utubona turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, uturi inyuma tuba dusa umutuku. Ibyo bibazo bitatu babazaho, ndizera ko nibaramuka bikubajije uzabihita ubikora kubera ko mba mbikubwiye hakiri kare. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, uturi mu mbavu dusa umuhondo, mu gihe uturi inyuma ku kinyabiziga tuba dusa umutuku. Ndakeka ko hano waramusamo B umuhondo. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kwitoza gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, twarabyoroheje, twabazaniye urubuga. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw ugere ku rubuga ragufasha kwitegura neza, cyangwa ujye muri comment ya mbere harimo link wakandaho igahita ikugeza kuri urwo rubuga. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni. Ese umuvuduko ntarengwa mu saha velomoteri hatari mu nsisiro ni uwuhe? A kilometero 50, B kilometero 40, C kilometero 30. Mu gihe kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni a kilometero 50 mu saha, atari munsi y'isura. Umuvuduko ntarengwa wa velomoteri aba ari kilometero 50 mu saha. Noneho kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Noneho ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha. Noneho kwa za modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo byose ni ibibazo babaza. Impamvu mbivuze ni ukugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya wifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo birabujwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu amanywa yose, ariko ngo birabujwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? A, mu duhanda tw'abanyamagare. B, mu duhanda twagenewe velomoteri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, mu duhanda tw'abanyamagare, na B, mu duhanda twagenewe velomoteri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri biba bibujijwe urumuyobozi w'ikinyabiziga ko wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri by'ukuri. Ndakeka ko rero waramutamo C. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Ese amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro ijuru rikeye mu ntera ingana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, metero 100. B, metero 200. C, metero 150. Mu gihe kuri D tubwira ngo metero 250. Waba uri mu ntera imwe mw'isi baduhaye, ano matara ndangacyerekezo ukaba wayabona, cyangwa se ari byo mwita mwebwe ngo ni ibinyoteri. Mu ye ntera ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 150. Ndakeka ko rero waramutamo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo byose mba ngomba kubibwira hakiri kare kuko ni ibibazo babaza, kugira ngo uhure nabyo ufite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese icyo gice cy'inzira nyabagendwa, kuvuga inzira nyabagendwa cyangwa kuvuga umuhanda, ibyo byose ni kimwe, kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, inzira y'abanyamaguru. B, agahanda k'amagare. C, A na B byose ni ukuri. A, inzira y'abanyamaguru, na B, agahanda k'amagare byose ni ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, ujye uhita umenya ko n'ubundi kigomba gucamo ibinyabiziga. Gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make nta modoka yacamo, rero aba ari agahanda k'amagare. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo batakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200,
ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Uba ugomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi. Hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Kugaragazwa ku buhe buryo rero? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi. B, itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Umukumbi mwari mwabona bawushoreye ufite amatara ari kuwugaragaza? Oya. Ndakeka ko waramusamo D. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Kuvuga ikirango ni kimwe no kuvuga ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ese kiriya cyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate: A, umukara n'umutuku; B, umukara n'umweru; C, umweru n'umutuku; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Kiriya cyapa murabizi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango. Ikirango kiba gikoze nka T, akarongo gahagaze kaba gasa umweru, gatambitse hejuru gasa umutuku. Hano rero niyo mpamvu bavuze ngo amabara ya kiriya kirango aba ari umweru n'umutuku. Kikaba kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza, utabona inzira ishamikiye ku muhanda urimo, ukagira ngo ubonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura inzira. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Usubiye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College ukareba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikoze neza, icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizamini. Ndizera ko kino kizamini dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugenda. Icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode, ukeneye kwiga, twandikire utubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Tubwire uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga online cyangwa ushaka kwiga turi kumwe? Tukwigishe bye mu kizame usa nk'ugiye kuzana uruhushya rwawe rw'agateganyo kugira ngo uzakore rimwe. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20, ujya muri comment ya mbere muri link yakugeza kuri urwo rubuga, cyangwa se ujye kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw. Ugende wihugure kugira ngo nugerwaho ugende kizakubana ikibazo. Ukeneye ko nkwigisha computer uri mu mujyi wa Kigali, ndaza nkakwigisha mudasobwa iwawe, ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa.